umurenge Dorine. Umurenge kubera ko nabaye ku ishuri cyane nago nagiye ninjira mu bintu byo kumenya ngo ibi n'ibi cyane. Uzi umudugudu utuyemo wa Muhoza, ntabwo uzi umurenge Dorine? Umurenge Dorine. Umurenge kubera ko nabaye ku ishuri cyane nago nagiye ninjira mu bintu byo kumenya ngo ibi n'ibi cyane. Uzi umudugudu utuyemo wa Muhoza, ntabwo uzi umurenge Dorine? Yanze umurenge ariko umudugudu ntago nkunda kubyitaho cyane kubera ko akenshi navuga ngo namaze igihe kinini muri boarding, ntago nakunze kuba mu rugo hano cyane. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru ntago ndimo kuryibuka neza, sinakubwiye ko ntakunda kuba ndi muri aka karere. Niyo mpamvu ibintu byinshi byaho nakubwiye ko kenshi nabaye muri interina cyane guhera kera nkiri umwana, rero urumva ko nta bintu byinshi namenye. Reka nongere nguhe ikaze ku Muryango TV Rwanda. Uyu ni umwanya rero tuba tukugezaho amakuru abagezweho cyangwa amakuru bari gucicikana mu binyamakuru bitandukanye. Ndagira ngo tugaruke ku mukobwa bita Umuhoza Dorine. Mumaze kumva iyo interview yakoze. Umuhoza Dorine agiye guhagarara intara atazi guverineri wayo. Ibi bintu biragaragaza iyi shusho. Wakwibaza uburyo waserukira cyangwa wahagararira ahantu utahazi, ntabwo azi umurenge atuyemo. Niba utazi ubuyobozi bw'ahantu ugiye guhagararira, ariko n'abaturage nabo ugiye guhagararira utabazi, ese ahubwo ugiye kubafasha iki niba utanahaza aho hantu? Miss Rwanda yemera ko uhitamo intara ushaka akaba ariyo uhagararira cyangwa akaba ariyo wiyamamarizamo, ariko se niba koko ujya guhitamo intara ukaba nta makuru yayo ufite, ibyo bintu byafasha iki abaturage uhagarariye? Bishatse kuvuga ko n'ibibazo byihariye muri iyo ntara birimo utabizi. Sinzi, wasanga namara gutorwa cyangwa namara kuba Miss Rwanda azababaza bamenye, ariko ndikumva icyaba cyiza kuruta ibindi ari uko waba uzi ahantu uhagarariye n'umushinga wawe ukaba ufitinga n'aho hantu, ku buryo ki hari ikintu kidasanzwe uzabafasha, kuko niba uhagarariye agace runaka ugomba kuba hari ibyo uzabafasha. Dore uko igikorwa cyagenze ni inkuru twabagejejeho, uko abakobwa 6 batoranyijwe guserukira Amajyaruguru barimo n'uyu mukobwa Umuhoza Dorine. Reka turebe uko byagenze. Reka nongere nguhe ikaze mu makuru y'Umuryango TV Rwanda. Uyu ni wa mwanya mba nkugezaho amakuru abagezweho wari gucicikana. Miss Rwanda irakomeje, yahereye i Rubavu none ubu ngubu igeze Musanze. Yahereye mu ntara y'Uburengerazuba, ubu igeze mu ntara y'Amajyaruguru. I Musanze mu ntara y'Amajyaruguru hamaze kumenyekana abakobwa 6 bahagarariye intara y'Amajyaruguru. Ni inkuru iri ku gihe, ngiye kuza turangura nkusaba gukora subscribe kugira ngo ujye uwa mbere mu makuru yacu tuba turi kukugezaho. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti abakobwa 6 batoranyijwe guserukira Amajyaruguru muri Miss Rwanda 2020. Ni inkuru ikomeza igira iti nyuma y'intara y'Uburengerazuba ijonjora ryibanze mu gushaka abakobwa bazavamo uzambikwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020 bakomereje mu Majyaruguru y'u Rwanda ahatoranyijwe abakobwa 6. Iki gikorwa cyabereye muri La Palme Hotel kuri uyu wa gatandatu tariki ya 28 Ukuboza 2019 muri iyi ntara yegereye agace k'Ibirunga. Hiyandikishije abakobwa 75, muri bo 24 nibo bageze aho igikorwa cyabereye, mu gihe 14 hari bo banyuze imbere y'akanama nkemurampaka kahisemo 6 bemerewe gukomeza mu kindi cyiciro. Aba bari b'uburanga bahataniye ikamba bizasimbura ni Mwiza Megan ufite iry'umwaka wa 2019. Mu bakatishije tike muri aka karere ka Musanze harimo Mukabashambo Fiona
uvukana na mushambokazi Jordan nawe witabiriye Miss Rwanda 2018 agendeye ku itike y'intara y'Amajyepfo, na Mukangwije Rosine ufite ikamba rya Miss Agents muri 2018. Mu karere ka Musanze Miss Rwanda ihafite amateka kuko havuye abakobwa barimo Kabahenda Lisa Michel wabaye nyampinga w'umurage muri Miss Rwanda mu mwaka ushize, Teta Mugabo Ange, Gaju Anita, Munezero Adeline na Ishimwe Bella n'abandi. Aka gace ni nako kibarutse Umuhoza Sharifa wabaye nyampinga wagize igikundiro kurusha abandi, akanambikwa ikamba ry'igisonga cya kane muri Miss Rwanda 2016. Uko igikorwa cyagenze ku isaha ya saa moya n'igice, igikorwa cyo guhitamo abakobwa b'uburanga bazahagararira intara y'Amajyaruguru cyageze ku musozo. 6 nibo batoranyijwe biyongera ku bandi 6 batoranyijwe mu karere ka Rubavu mu mpera z'icyumweru gishize. Amarira y'ibyishimo nyuma yo gutangazwa ko abakobwa 6 bazakomeza mu kindi cyiciro. Abakobwa bakomeje bakiriye iyo nkuru neza, bagwana mu byano mu gihe abandi bihanganishanyaga nyuma yo kudahirwa n'amahirwe yo gukomeza. Hari bamwe byarenze basuka amarira y'ibyishimo. Umuhoza Dorine wahamagawe bwa mbere yagaragaje akanyamuneza birenze igipimo, birangira asutse amarira imbere y'abagize akanama nkemurampaka na bagenzi be bari bahatanye. Amazina y'abakobwa 6 b'ubwiza bazahagararira Amajyaruguru: uwa mbere ni Tumuhorane Belize nimero 13, uwa kabiri ni Mukabashambo Fiona yari afite nimero 8, uwa gatatu ni Mukangwije Rosine yari yambaye nimero 14, uwa kane ni Umubyeyi Natasha yari yambaye nimero 1, uwa gatanu ni Huruje ni Melissa yari yambaye nimero 9, naho uwa gatandatu ni Umuhoza Dorine yari yambaye nimero 3. Bagiye gutangazwa ku isaha y'isaa moya n'iminota 15 nyuma y'iminota isaga 17 abagize akanama nkemurampaka biherereye bahamagaye abakobwa bose. Hakurikiyeho icyiciro cyo gutangaza habakurikiyeho abakobwa benshi baje batitira. Abakobwa 14 bose banyuze imbere y'akanama nkemurampaka bari bahuriye ku kintu kimwe cyo kuba bagaragaje ubwoba bwinshi ndetse kuza batiteguye bigatuma badasobanura imishinga yabo uko byagakwiye. Hafi ya bose wabonaga bafite igishyika ku buryo uwitwa Urujeni Melissa we yageze imbere y'akanama nkemurampaka asabwa kubanza gusubira mu rwambariro akabanza akitegura neza. Ku isaha y'isaa 12:50 abakobwa 14 bose bagombaga kunyura imbere y'akanama nkemurampaka basoje. Abakagize bagiye kwiherera bateranya amanota mbere yo gutangaza abakobwa b'uburanga bakomeje mu kindi cyiciro. Ku isaha ya saa 12:39 Mukangwije Rosine ureshya na metero 1 na santimetero 70 akagira ibiro 31 na nimero 14 niwe wa nyuma wanyuze imbere y'abagize akanama nkemurampaka. Yavuze ko ashaka kuba nyampinga bitewe n'icyizere yifitiye. Ati, icyo nashyizeho umutima wanjye ni umushinga wanjye ugamije guteza imbere kwikorera by'umwihariko mu rubyiruko. Nafasha abakiri bato kwikorera ku buryo bakwiteza imbere. Mukangwije wambitswe ikamba rya Miss Agents Rwanda 2018, Miss Mutesi Jolly yamubajije icyo yarikoresheje asubiza ati, nagiriwe icyizere kuko natanze umushinga wo guteza imbere abana bo ku mihanda. Nagiye Kimironko mpura n'umuryango ufite ikibazo cy'abana batiga, nafatanyije n'ubuyobozi tubasabira ko bashyirwa mu cyiciro cya mbere, natwe tubaha ibihumbi 120. Ku isaha ya saa 12:29 Tumuhorane Belize ureshya na metero 1 na santimetero 71 n'ibiro 31 wambaye nimero 13 yavuze ko azita ku kibazo cy'abana baterwa inda zitateguwe. Ati, nabaha inshuti n'abana nkajya mbaganiriza cyane kuko bashobora gufunguka bakavuga. Najya ntanga inama nkoresheje imbuga nkoranyambaga na televiziyo y'u Rwanda nkagera kuri benshi.
niwe mukobwa wa mbere wavuze mu rurimi rw'icyongereza. Yabajijwe icyo ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bivuze kuri we. Miss Mutesi Jolly yamusabye gukoresha ururimi yiyumvamo ahita yongera kuvuga mu Kinyarwanda. Mike Karangwa, Heveline Umurerwa na Miss Jolly baracyayoboye akanama nkemurampaka w'ijonjora rya Miss Rwanda 2020.